Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo Yesu, duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana bibane nawe. Nejejwe nuko tugize ya mahirwe Imana igiduha yo guhurira kuri murongo w'umucyo w'isabato kugira ngo dusuzume ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Ntabwo nje ngenyine, ngarukanye na mwene data Hope d'Amour, tumaranye iminsi. Hope d'Amour yakomeje kutuganira ku byerekeranye n'umurimo wa Kristo, umurimo wuzuyemo ibitangaza. Twaganiriye ku mugabane werekeranye n'ibitangaza Kristo yagiye akora mu buryo bw'umwihariko ku mucyo w'isabato, ku munsi w'isabato, kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibyerekeranye n'umucyo w'isabato mu mboni ya Kristo. Nzi yuko abo twabanye mumaze kunguka byinshi byerekeranye n'umurimo wa Kristo ndetse n'isabato, kandi n'ubundi turakomeje. Hope d'Amour, twongeye kuguha ikaze. Reka nguhe umwanya n'ubundi nawe usuze bene data babana ku mucyo w'isabato, kandi nibiba byiza uraza kwibwira abashyitsi, kuko duhora tubona abashyitsi bashyashya batakuzi, ubibwiraho muri make hanyuma dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane muvandimwe Eric, ko ikaze. Nanjye nejejwe cyane mu mutima wanjye no kubana hamwe n'abadukurikiye muri uyu mwanya. Ubuntu n'amahoro bikomeze kuzura imitima yacu. Nejejwe cyane rero nuko buri munsi tugenda twunguka abantu bashyashya bagenda baza bakurikirana ijambo ry'Imana. Ntabwo ari twe bakurikira, ahubwo bakurikirana ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana niba yabararitse kugira ngo baze. Rero nk'uko wari ubivuze, ku mazina nitwa Nizeyimana Jean d'Amour. Twakomeje kubana muri ibi biganiro turimo gusuzumira hamwe ibitangaza Kristo yagiye akora, ariko by'umwihariko ku munsi w'isabato. Tubisuzumira mu mucyo w'ijambo ry'Imana, kubera ko Yesu yavugiye muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17, aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uku kuri kw'ijambo ry'Imana niko gukeneye kweza abagabo n'abagore, abasore n'inkumi ba Kristo, kugira ngo bizaduhesha amahirwe yo kugira mu bwami bw'Imana. Twagiye dusuzuma impamvu Yesu yagiye akoresha uburyo butandukanye kugira ngo agere ku mitima igiye itandukanye, agakoreshamo n'ubwo buryo bwo gukiza nk'umuntu, nk'ugaragazaga ko yitaye cyane ku mimerere no kugubwa neza kw'ikiremwamuntu. Kugira ngo wakomeje kudusubiramo amagambo asa nk'ayo, ko abantu b'Imana bakwiye kwishimira ijambo ryayo, kuko ryo muyobozi utayobya, ryo ryerekana umucyo n'umwijima, rikabitandukanya. Ngo nitubyizera bigire ishyikizo mu bugingo bwacu, kandi bireme igitangaza wakomeje kudusubiriramo mu bugingo bwacu. Reka mbere yuko tujya mbere ubanze dusengere, dukomeze ikiganiro. Reka dusenge. Imana Data wera, Imana ikomeye iri mu ijuru, tukunezerewe cyane by'umwihariko mu mitima yacu, kongeye kuturarika kugira ngo tuze bugufi bwawe twigishe. Tuje turi nk'abana bato, kandi rwose twifuza kwigishwa nawe. Turaritse rero Mwuka Wera wa gatatu mu Mana, wasezeraniwe kwigisha abana bawe bagiye kwiga ijambo ryawe, kuko tutazi icyo kuvuga, tudashoboye no kwiyobora. Utuyoboreshe ijambo ryawe, kuko ryo rishobora kutuyobora ahatekanye, kandi ufashe n'abumva twese abagiye kuvuga, ndetse n'abari buze kuba bateze amatwi. Twese tukugireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Muvandimwe wako, twari tumaze kubivuga ko hari abo dusanga muri bakurikira bino biganiro. Hari abashyashya bagiye kumva ijwi ryawe bwa mbere, ahari babonye n'icano bwa mbere y'umucyo w'isabato. Dukurikije ibitangaza tumaze kuganira, dukurikije umurimo wa Kristo twakomeje gusuzuma mu gihe tumaranye, niki wabwira bene data badukurikiye cyo kuzirikana ku byerekeranye n'umurimo wa Kristo n'isabato yo mu byanditswe byera? Urakoze cyane muvandimwe Eric, kubera ko bishoboka ko hari abantu baba batarakurikiye ibyigisho biba byarabanje, ndetse n'ibiganiro bindi biba byaratambutseho birahari, uretse ko wenda twanarareka kugira ngo abahari
rwose nyuma yo gukurikirana iki kiganiro ashobora gusubira inyuma akareba ibiganiro byinshi cyane bitanga umucyo urenze twavuga mu minota mikeya. Gusa turaza kwibaza impamvu cyangwa se turi buze kureba, ndagusaba wenda kugira ngo hamwe n'abadukurikiye udusomere isomo riri muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 11, twibaza impamvu Yesu yatugendereye akatwereka mu buryo yatwiyeretsemo nk'uko abantu bamubona. Noneho twibaze ngo mbese umurimo we wari ufitanye sano ki n'agakiza kacu. Umurongo wa 11 w'igice cya 14 ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Amagambo avuga ngo nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri iki. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Amen. Yesu icyifuzo cy'umukiza wacu nuko abantu tumwizera. Kubera ko kwizera ni ikiganza cyakira imigisha yose mvajuru. Kuko kwizera ni ukumenya udashidikanya. Abarero 11. Uko kumenya udashidikanya kandi akabena ko kudabeza ko ibyo tutareba ari ukuri. Yesu yaje icyo cyifuzo byumvikana neza ko Yesu yaje ibintu byo kwizera mu bantu, kwizera kwarakendereye. Yewe byamuteye impungenge ku buryo ageze muri Luka igice cya 18 umurongo wa 7 yaribajije ubu ko ngiye nkasiga abantu akurikije uko yarebaga abantu bari bameze, akareba noneho wari warahanuye ibintu bizaba muri Mateyo igice cya 24 abaza ikibazo ngo mbese umwana w'umuntu niwe wivugaga naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ariko asa n'utanze ibanga muri uyu murongo aravuga ngo byibura abantu mwizere ko ndi muri data. Ubwo niba ari muri data we na se ni bamwe, sibyo? Kandi n'ikimenyimenyi ibyo bintu uramutse utabyijejwe nuko ngewe ndikubwiye, byibura rebera no kuki, rebera ku mirimo nkora harimo n'ibitangaza turimo gusuzuma. Ubu rero nubwo abadukurikiye wenda tutagiye kuvuga ngo batubwire ese aho tugeze dusuzuma ibitangaza Yesu yakoze hari impinduka uyu murimo waba uri gukora mu mibereho yacu, kuko twagiye dusuzuma mu ijambo ry'Imana tubona buri gitangaza cyose isano gifitanye n'ubugingo bwacu n'impamvu n'ikibazo Yesu yari yaraje gukemura. Rero ku bantu bashyashya baba baje banakurikiye rwose umugambi w'Imana nuko twagira kwizera gushikamye tukizera Imana, kubera ko byumvikane ko aho kwizera kutari burya abantu barayoba kandi nta bugingo buba buhari. Ubugingo bw'Imana bwakizanwa ikiganza cyitwa kwizera. Niyo mpamvu Yesu Kristo yifuza ko twizera ko ari muri data, bivuze ngo icyo yagambiriye no kugikora abasha kugikora. Bene data rero bakurikiye tugendane muri uwo mujyo. Ijambo ry'Imana Kristo yabivuze kenshi yuko kwizera ari nawo murimo Kristo yadushinze. Barabaje bati mbese dukora imirimo myiza ki? Kristo aravuga ati umurimo data bashakaho n'uyu nguyu nuko kwizera uwo yatumye. Ayo n'amagambo akomeye cyane dukwiye kuzirikana nk'abantu bari kwiga aya magambo. Ubwo rero turashishikariza bene data kwizera amagambo ya Kristo. Kristo twabonye yuko ajya mu ijambo rye gusa ryari yandikishije kera, ba Mose bakaryandikana ba Yesaya. Igihe abafarisayo bagize ibibazo bibaza bakurikije ya migenzo yabo twasuzumye kubo twabanye, Kristo avuga ati ntimurasoma ese mu mategeko biteganijwe gute? Naho ngaho Kristo ajyana abantu ni mu ijambo rye. Nuko rero reka twizere Kristo. Amen. Byari ngombwa rwose byari ngombwa ko yerekeza abantu ku ijambo ry'Imana, kubera ko n'uyu munsi icyo cyifuzo ntabwo gitandukanye n'igihe uyu munsi, kuko iyi si yubakiye ku kinyoma kimaze igihe. Eric ngira ngo twagiye tubisuzuma mu ijambo ry'Imana ndetse no mu biganiro bindi byo hambere, uhereye igihe abakurikiye kuri uyu murongo bari gukurikiriraho bareba isabato isuzumwa uhereye mu itangiriro ukageza aho tugeze uyu munsi. Mu by'ukuri byerekana neza ko isi yafashe ibintu by'ibinyoma irangije ibigira ukuri,
ariko iyo tugiye mu ijambo ry'Imana rya rindi ritekanye abantu bashobora kwisanga bamaze igihe kirekire mu kinyoma kandi burya Kristo yifuza ko abantu bava mu kinyoma bagakurikira inzira y'ukuri. Amen. Yego. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikindi gitangaza. Yego. Uyu gitangaza tuganiriza uyu munsi n'iki? Yego, urakoze cyane Eric, nkuko twagiye tubibona ari nayo nsanganyamatsiko dufite, ibitangaza Kristo yagiye akora ku munsi w'isabato by'umwihariko. Ntabwo bikwiye ko hari n'ibindi yakoraga mu minsi isanzwe, ariko twabonye ko hari impamvu yagendaga akora ibitangaza bitandukanye ku munsi w'isabato. Ubwo ntabwo tujya kure n'ubundi, tugiye kujya mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 13 turera ku murongo wa 10 turamanuka hasi gatoya. Ndagusaba udufashe tujye muri iyo mirongo urera ku murongo wa 10, ariko ubwo abadukurikiye nabo biyegereza ibyanditswe byera cyangwa bashaka udukaramu kugira ngo nabo baze gusubiramo babonye umwanya cyangwa se batuje neza. Yego. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 13 umubwiye guhera ku murongo wa 10. Yego. Hari umutwe uvuga ngo umugore uhetamye akizwa na Yesu. Amen. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu isinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati, mugore, ubohowe ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye ahimbaza Imana. Ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu yakijije umuntu ku isabato. Abwira abantu ati, hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, abana bo muzamo mukizwe, hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramusubiza ati, mwandyarya mwe, ese umuntu wese muri mwe ntazitura inka ye cyangwa indogobe ye ayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira? Kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze iyi myaka 18 aboshwe na Satani, yarakwiriye kubohorwa ingoyi ku munsi w'isabato? Amaze kuvuga atyo abanzi be bose baramwara, abateraniye bose bishimira imirimo myiza itangaza yose yakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Reka dushimire Imana ko yatuzirikanye binyuze mu ijambo ryayo. Aya magambo udusomeye ntabwo ari igitekerezo gihimbano, ahubwo ni ibintu byabaye. Ntabwo ari inkuru mpimbano bya bindi ya migani dukwiriye guhunga, niko Paulo yavuze, imigani y'abakecuru n'abasaza, ahubwo ni igitangaza cyabayeho. Muri iki gitangaza harimo ibintu bitatu byo kuzirikana. Icya mbere, hari umurimo Kristo yakoze. Kabiri, harimo umubyeyi, umugore umaze igihe kigeze ku myaka 18 afite uburwayi, maze hakurikiraho n'ikindi kibazo navuga ngo cyaturutse ku murimo wari umaze gukorwa cy'abayobozi b'itorero mwaho. Bumvaga bameze nk'aho ku rugero rwabo nuko babyumvaga bameze nk'abari kurengera ijambo ry'Imana cyangwa se icyo bise amategeko y'Imana. Ariko turaza kwibaza Yesu igisubizo yatanze, we witegerezaga mu mitima y'abantu akabaza igikozwe icyo ari cyo n'impamvu bateye kugikora. Tujye gusuzuma ibyo bintu bitatu rero. N'ufite ikibazo ni cy'uburwayi, harimo igisubizo ufite n'umuti w'ikibazo nawe ubwo ni muganga, reka ariko tumwita. Ariko kandi mu gisubizo kibonetse habonetsemo impaka. Nabwo turaza kwibaza umukiza wacu yabyitwaye mwate, ntabwo turi buze kujya kure yaho hantu. Ikibazo nyamukuru cyarimo muri iki kiganiro uko byagenze hari ku munsi w'isabato. Reka dushimire Imana rwose, twongere twibutse abadukurikiye ko umunsi w'isabato by'umwihariko Imana yawutoranije nk'umunsi w'umunezero, aha handi ijambo ry'Imana rivugwa, imitima myinshi ikabohorwa. Yesu rero nk'akamenyero cye nk'uko yarasanzwe amenyereye mu gice cya 4 umurongo wa 16 n'ubundi ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, turacyari muri iki gitabo. Kari akamenyero cye ko ku isabato yinjira mu isabato, akinjira na mu isinagogi akajya mu rusengero. Ubwo wenda muri icyo gihe ntiwazita ko zari insengero, bazitaga isinagogi ariko bwari urusengero. Yinjira mu rusengero, kandi koko yinjiye mu rusengero ahasangamo umugore umaze imyaka 18
afite umudayimoni. Icyo ni icya mbere. Hari dayimoni, ariko umudayimoni bivuze ngo dayimoni utera ubumuga, bivuze ngo ubumuga buhari butandukanye buterwa n'iki? N'abadayimoni. Yesu mu bitangaza yarakoze, hari ikiganiro twakoze tureba igitangaza cya mbere yakoze. Yesu yirukanye, yacyashye dayimoni wari mu muntu ngo arangije amuvamo. Rero uyu mudayimoni winjira mu bantu agahita ateza uburwayi, uyu we yari yaramuteje uburwayi bwo kunama, yari ahetamye. Ubusanzwe uko abantu babizi, umuntu agira ubwo yunama cyangwa se agasa n'uhetamye iyo ageze mu zabukuru. Yageze mu zabukuru, imbaraga za gisore zitangiye gushira, atangira kunama. Bikaba ngombwa ko yakwifashisha akabando, akicumba akabando kugira ngo kabashe kumwongeramo imbaraga no gutambuka. Yesu ahageze yitegereza uyu murwayi umaze imyaka batubwiye yari afite ikibazo gikomeye, imyaka 18 utabasha guhagarara. Ubwo atahagararaga yari yageze mu rusengero ati, bivuze ngo yari afite abantu bamutwaye. Hari inshuro nyinshi buriya iyo umuntu amenye ko afite ikibazo, burya abashaka akagira umugisha aho bamurangiye hose habasha kuboneka igisubizo. Ajyayo. Abantu bazabisoma muri Matayo igice cya 12. N'ubundi Yesu ari undi mugore yakijije wari umaze imyaka 12 ari imugongo. Ubwe yatanze ubuhamya avuga ngo yari yarazengurutse mu bavuzi bose, ibyo byaragize gute? Byarashize. Yari yarahindutse umukene kubera kwivuza. Ariko reka dushimire Imana ko uburwayi uyu mubyeyi yari afite, hamwe mu hantu yari yarategereje ko ashobora kuhakura ubufasha ni mu rusengero, aho ijambo ry'Imana rivugirwa. Byumvikane ko yari azi ko amakuru ashobora kuba yaramugezeho y'ibintu Yesu yagiraga ate yakoraga. Twanabisomye ko Yesu ubwe yivugiye ngo nimutizezwa nuko mbabwiye ko ndi muri Data, byibura mwizezwe n'imirimo nkora. Eric, iyi si yacu kuva icyaha, buriya iyo umuntu yunamye, reka dutekereze muri ubu buryo. Akenshi umuntu yunama ryari? Niba hari n'igihe umuntu abatambuka ari kugenda mu nzira, wenda yabona umuntu bafitanye gahunda cyangwa wenda bafitanye amasezerano ariko akaba atayubahirije, cyangwa atashaka ko amubona, cyane nk'abakaryamyenda. Urakoze cyane. Abantu bafite imyenda, iyo yagize ibyago agahura n'umuntu afitiye ideni, rwose ikintu gikurikiraho akora ibishoboka byose akunama kugira ngo ahishe mu maso. Burya reka nkubwize ukuri, icyaha niki kiba kimuteye kugira gutyo? Abagize isoni. Isoni rero, umudayimoni witwa soni atuma umuntu yunama, akaba atabasha kugenda yemye. Uku kwema icyaha cyahetanishije abantu kuva icyaha cyaza mu isi. Kuva icyaha cyinjira, wenda abantu Eric, reka dusome amagambo ari muri iki gitabo cyitwa Umugenzi. Ni igitabo cyemerwa n'abantu benshi. Iki gitabo, ikintu gitangaje, iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1628. Urumva muri icyo gihe Abadivantisiti umunsi wa karindwi bari batarabaho. Muri iyo myaka izina Abadivantisiti umunsi wa karindwi ryari ritaraza mu isi. Hari hakibura imyaka irenga 100 Abadivantisiti babaho. Ariko igitangaje, uyu muprotestanti wo muri icyo gihe, kimwe mu bintu byamuteye kwandika iki gitabo no gushyira umucyo ahagaragara mu byaha byinshi yakoraga, harimo n'icyaha cyo kwica isabato. Arabyihamiriza. Kandi rwose reka nsome kuri paji ya 5 haranditse ngo akiri umusore Yohana, uyu niwe wanditse iki gitabo. Yohana yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoranaga umutima umurega, azi ko Imana izabimubaza. Nubwo abantu bashobora kugira ubwo bahumiriza,
ariko burya wa mutima ukomanga umutima nama wongera kwibutsa umuntu. None se ni gute umuntu agira imbere y'uwo bafitanye ikibazo akagira izo soni akumva adashaka kuko mwiyereka, biba bigenze bite? Umutima nama namubwira ngo ariko ufitanye ikibazo na mwene so. Umunsi umwe yumvise bigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Yumva ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti urahita mwiki? Abadukurikiye niba harimo abafitanye ikibazo n'iri tegeko rya 4, iri jwi nabo riracyakomanga mu mitima, ariko baribaza ijwi ry'Imana ntabwo ushaka kutaryumva, ariko n'ijwi wumvisha amatwi, ariko ijambo ry'Imana wagiye wumva kenshi rigaruka kuri iki kintu ryongera kukubaza riti urahita mwiki? Noneho wa mudayimoni witwa soni, abantu baragiye ko twabibonye ko inshuro nyinshi abantu bagira isoni, sibyo, zo kwemera, kubera ko icyambere barareba bakabona imiryango baragirana ikibazo, abo basenganaga ndetse yewe n'abayobozi b'amadini bagiye babamo, ariko bafite inyungu zabo bari kurengera. Inshuro nyinshi umuntu agafata byagenda bite? Umuntu akagira isoni, bazagira ngo iki? Ariko bazagira ngo iki? Imana yo nikubaza wowe uzagira ngo iki? Azagira ngo iki n'inubahiriza isabato bakanyirukana muri kariya kazi? Azagira ngo iki ko nari ifite ubuyobozi muri iri torero na umuririmbyi mwiza? Yego. Azagira ngo iki ko nari ifite fiance twendaga gushinga urugo, twasenganaga muri iriya torero nkaba ngiye kumusiga? Urumva ni ibibazo byinshi. Aho rero ibyo rero bituma umuntu yunama kugira ngo atareba mu maso kukuri, adahangana n'uvuga ngo kureba mu maso kukuri. Kuko Yesu Kristo ikintu tugiye kubona muri iki gice, kwa kuntu umuntu uko kuri umuntu adashaka kureba ukuri, Yesu yarivugiye ngo namwe muzamenya ukuri. Reka tuwende iryo somo uri dusomere muri Yohana igice cya 8. Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Yego. Nuko isabwira abayuda bamwemeye ati nimugumwa mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri. Amen. Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batuye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nimuguma mu ijambo ryanjye, iri jambo kurigumamo, icya bwa mbere ijambo rigomba kuguma mu mitima yacu. Burya uko tugenda tubeshwaho naryo, kandi ibyo kugira ngo turyumve nuko iyo ukumfashe Bibiliya abari kundeba hano kuri kamera barimo barabona ko ngiyewe mpanganye n'iyi Bibiliya, sibyo? Ariko ikibazo ubugufi bya za soni kuri bya bintu byose twari tumaze kubona bituma abantu batera umugongo kuri, bituma umuntu adashaka kongera kwiyerekera ijambo, bikamutera kuba yunamye. Ndetse by'umwihariko nk'uko twasomaga amagambo ari muri igitabo cy'umugenzi, Yesu atubwiye ikintu kimwe ngo namwe nimuguma muri iryo jambo muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzababatura. Kuri page ya 15 rero niho nashaka kwerekeza muri iki gitabo. Witwa Mukristo, abantu benshi barabizi, igihe ni mu gice kivuga ngo abaturanyi ba Mukristo, igihe yumvaga wa mutima nama umurega, yakomeje kumva hari icyamagarirwa kuba yakora, kandi yumva icyo yakora no kwibaza ngo niki nakora kugira ngo ubu buremere bumaze kuremera mu mutima bumveho. Atangira ibitekerezo bye bitangira gukora urugendo rurerure rw'ukuntu yakemura ikibazo afitanye n'iki n'Imana. Rero kimwe mu bintu byamufashije abaturanyi niki cyabayeho, atanga ubuhamya bw'ibyo yumvise. Icya kibwirizwa nyine yari yabonye abantu bababwiriza bakigisha no ku cyaha cyo kwica isabato. Yababwiye impamvu nyinshi, hagira n'abantu bagira icyifuzo cyo kugendana nawe kuko uburemere yumvaga mu mutima n'uburyo yari yasobanukiwemo icyaha cyo kwica amategeko y'Imana, ariko harimo n'iry'isabato, byaramuremereye cyane, sibyo? Buriya Eric, nitureba iki kiganiro uko cyagenze, indwara y'ubumuga bwo guhetama cyangwa se bwo kuba umuntu ahetamye ni indwara
bivuga ngo ni umutwaro umuntu abasha kuba atabonesha amaso. yego Kuko hano haranditse ngo kuri page 15 nuko Mukristo arabwira ati umwami utwara icyo gihugu yabyandikishije muri iki gitabo, bari bamubajije ibyiza bazabona bageze muri icyo gihugu. Arabwira ati rwose umwami utwara icyo gihugu, ubwo ni Yesu Kristo, ibyiza biri muri icyo gihugu byose yabyandikishije muri iri jambo, muri Bibiliya. Abantu nibajyemo tuzabona neza ibyo rwose. Dufite ikarita irambuye ku buryo umugenzi naho yaba ari umuswa atazagira ate atazayoba. Noneho n'ibyo byiza byose birahari. Ngo uko ibyo bisobanurwa mu magambo make, niba tubikunda rwose azabiduhera ubuntu. Amina. Icyo cyifuzo amaze kugishyira mu mitima yabo, harimo yari maganira n'uwitwa Nyamugijya Nino. Aragira ati yewe ibyo biranejeje cyane, reka twihute cyane kandi twihute. Yego. Uri Nyamugijya Nino anejejwe gusa no kumva ibintu bizaba muri icyo gihugu. Ariko icyateye Mukristo guhaguruka no kugira icyifuzo cyo gutangira urwo rugendo ntabwo aricyo cyateye, ntabwo ubwo buremere aribwo bwari buri mu mutima wa Nyamugijya Nino. Mukristo amagambo nashakaga navuga ngo simbasha kwihuta nk'uko nashaka, kuko mbuzwa n'uyu mutwaro metse. Yego. Yarahetse umutwaro Nyamugijya Nino atagira gate atabashaga kubona. Nyamugijya Nino ntiyari awikoreye. Icya kabiri, kuko ari umutwaro utaraboneshwaga amaso, ntabwo yabashaga kwihuta. Mu yandi magambo nuko wenda abagenda babona igitabo bazarebe harimo ishusho bagerageje gukora illustration y'ukuntu yari ameze. Mu by'ukuri iyo bakweretse uwo mutwaro yari yikoreye nk'igishushanyo, bakwereka ko nawe yaragize ate yari yunamye, sibyo? Mu by'ukuri abasomyi ba Bibiliya wenda reka udufashe twibaze ngo uwo mutwaro ni uwuhe. Tureka tujye muri Bibiliya, udusomere mu gitabo cy'Abalewi. Abalewi igice cya 26. Abalewi igice cya 26 tujyaneyo. Abalewi igice cya 26 uradusomera umurongo wa 13, ariko ubanze udusomere titre y'amagambo ihari iri hejuru ku murongo wa 3. Udusomere umurongo wa 3 ubone ujye kwa 13. Amagambo aravuga ngo iby'Imana isezeranya Abisirayeli nibayumvira. Iby'Imana isezeranya Abisirayeli ariko nibagira bate nibayumvira. Amasezerano y'Imana ari ku kigombero cy'uko asohora ari uko abantu bagize bate bayumviye. Umurongo wa 3, nimuhora mwumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse mukabyumvira. Umurongo wa 13, yego, ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu. Dusomera wa 12 ubone ujye kwa 13. Yego. Nzagendera hagati muri mwe Imana yanyu. Amena. Namwe mube ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo mutaba abaretwa babo, nabatuye umutwaro wabahetamishaga, mbagendesha mwemye. Amen. Imana iravuze muri aya magambo, Abisirayeli nibumvira ubwoko bw'Imana bwose, nimuhora munyumvira mukumvira amategeko yanjye mukitondera ibyo nategetse byose. Umurongo wa 12 ngo nzagendera hagati muri mwe. Amen. Iri sezerano ni ryiza cyane, ariko rishingiye ku kugira gute kukumvira. Umurongo wa 13, kugira ngo ihamye ko itabeshya, ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Muri Egiputa ni mu buretwa bwo kwa Farawo. Kandi Egiputa Egiputa ishushanya iki? Ishushanya isi y'ibyaha. Isi y'ibyaha. Ishushanya uburetwa bw'icyaha abantu barimo. Kandi ubwo buretwa bw'icyaha icyo bwakoze Imana irabivuze ngo rwose yarakoze umurimo, abakuraho umutwaro wageraga gute wabahetamishaga. Ubu basigaye bagenda bagize bemye icyaha. Rero icyaha imyaka kimaze mu isi, baratubwiye ngo uyu yarakimaranye imyaka 10 n'ingana. Uyu mugore yaramaranye ikibazo cyo guhetama cyangwa se cy'umutwaro utaboneshwa amaso akimaranye imyaka 18. Yesu yinjiye mu rusengero, ahasanga uyu murwayi
w'icyaha noneho ubwo kuko Bibiliya yamaze kudusobanurira neza yaba mu Kristo yari yikoreye umutwaro w'icyaha harimo nicyo cyaha cyo kwica isabato akimara imyaka we atatubwiye umubare kimwe n'abadukurikiye nawe urebe ngo umaze imyaka ingahe mu cyaha umaze imyaka ingahe uhetamishijwe nacyo ku buryo hari aho kiba cyaracishije umuntu buriya Eric kubera ko inshuro nyinshi umuntu agera ahantu aba yarahemutse kimwe mu bintu umutwaro Imana itura abantu nuko burya habamo n'intambwe yo kwatura ibyaha kuko ijambo ryatubwira ngo nuko nitwatura ibyaha byacu iyasezeranye niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira no kudukiza ibyaha byacu ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu biteye ubwoba cyane ni ukubona n'intambwe yitwa kwatura icyaha hari igihe Satani azamura batariko byibura gira gutya agenza gutya bira ntabwo biri ngombwa ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13 intambwe ya mbere yo gukira k'umuntu wese urwaye indwara iyo ari yo yose ni ukwemera ko arwaye kandi uyu mubyeyi wari umaze imyaka 18 by'umwihariko uyu mugore Bibiliya yakoresheje ijambo umugore kandi burya kenshi iyo Imana y'ijambo ry'Imana rikoresheje umugore riba rirenguriza ku itorero ni amatorero angahe Eric amaze amaranye imyaka myinshi ubu burwayi budashaka kureba mu ijambo ry'Imana ngo bwitegereze amategeko y'Imana yose bakaba bahetamye ku buryo iyo bageze ku isabato bavuga bati aho nidushaka kugira gute kuhareba kandi ijambo ry'Imana tubwira muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 wenda wahadusomera Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 Yakobo 2 umurongo wa 10 aravuga ngo yego umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose yego umuntu witondera amategeko yose ariko agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose none Eric niba koko umugore bishushanya itorero cyangwa se bivuga itorero Eric ni amatorero angahe arimo abarwayi benshi bahetamye kandi umwe mu mitwaro ibahetamishije ari uko harimo n'umutwaro wo kwica amategeko y'Imana harimo n'iry'isaba already yenda mu barwayi ni benshi bafite n'ibindi byabahetamishije yego ariko ayo matorero ubwayo arahetamye kuko ntashobora yishe itegeko ry'isabato nabo bakeneye rero hakeneye ko umuganga aboneka uyu muganga araha icyo akoze ikintu cya mbere umurongo wa 10 waho wa 10 na kabiri Yesu amubonye nkuko nayo matorero y'Ikristo arayabona niyo mpamvu yatumyeho ibyashu igice cya 14 wereka umurongo wa 6 harimo ubutumwa bw'abamarayika bangahe batatu abaguruka baringanije ijuru bafite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose yarayabonye abona abantu mu mimererwe yose yarimo ku buryo yishimiye ko Yesu arangije amubonye aramubwira ati arimo nta kibazo afite cyo kumva ambwira ati mugore ubohowe ubumuga bwawe amen Yesu Kristo abohora ubumuga yakoresheje iki abantu nibongere bibuka isomo twasomye muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 yavuze ngo nuko namwe nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenye iki ukuri kandi ukuri niko kuzagira kuzababohora kuzababatura cyangwa kubohorwa izo ngoyi zitaboneshwa amaso abantu barahetamye ku rwego ibyaha Satani amaze abantu rwose hari isomo twasomye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 bavuga ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije kugira ngo abantu babeho wenda reka turisubiremo urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 igice ni cya 4 umurongo waho uradusomera umurongo wa 3 yego kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora no kugira
ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi no kugira ibiganiro bibi no gutsinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Yego, ibi bintu iki gihe cyari gihagije. Ibi byaha bihetamishije abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, kandi badafite n'ubushobozi bwo kwikuramo. Ariko Yesu aravuze ngo umuntu wese uboshywe muri ubwo buryo, uhetamishijwe na kimwe muri ibi byaha, umutima wa kamere, za ngeso za kamere ziragaragara, ni ibiganiro bibi, no gusinda, izo ngeso zose zikundwa n'umutima wa kamere. Biri mu bintu byazanye Kristo muri iyi si, kugira ngo atangaze akoresheje iki? Ijambo rye. None iryo jambo ry'ingoyi zitaboneshwa amaso, imbohe zitangarizwe ko zigira gute? Zibohorwa. Kuko ayo magambo yanditse muri iki gice cya 4 yaravuze ngo yaje kumenyesha imbohe ko zigira gute? Zibohowe. Rwose ubu bumuga buri Yesu nicyo kintu yavuze ngo mugore ubohowe ubumuga bwawe. Arangije amurambura w'ibiganza muri ako kanya, aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Amen. Ereka Imana ishimwe ko guhera ubwo noneho za soni zagize gute? Zirashize. Abantu tupfike n'ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana uko turushaho kwitegereza Kristo. Ubwo ijambo ryatubwira ngo kubwo kwitegereza turahinduka. Uko turushaho kureba mu ijambo ry'Imana tuzahindurwa naryo. Yesu akora icyo kintu, arangije agenda agororotse. Kandi nudusomera wenda Zaburi 146, Zaburi 146 udusomere umurongo wa 8. Uyu ni umurimo Kristo akora. Zaburi 146 umurongo wa 8. Aravuga ngo Zaburi 146 umurongo wa 8. Uwiteka niwe uhumura impumyi. Amena. Uwiteka niwe wemesha abahetamye. Amena. Uwiteka niwe ukunda abakiranutsi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Eric, uyu murimo ukorwa nande? No Uwiteka. None muri urusengero wakozwe nande? Na Yesu Kristo. Abantu nibave ku bantu basange Kristo. Amen. Kristo niwe ukora igitangaza kigakoreka. Icyambere ima Uwiteka niwe uhumura impumyi kugira ngo abantu babashe kwitegereza ijambo ry'Imana. Twabonye igitangaza Yesu yakoreye umusore wari impumyi. Uwo musore byabaye ngombwa ko Kristo ari umukora ku maso. Icyama Imana ikaba yaragukoze ku maso, icyo akaba ari icyambere, kugira ngo ubashe kwitegereza mu ijambo ry'Imana. Umuha amahirwe, umuhe n'umwanya, narangiza aba ari we wemesha abagize bati abahetamye. Yewe na Zaburi 145 umurongo wa 14 nabwo wongera gushimangira icyo kintu. 145 umurongo wa 14. Uwiteka aramira abagwa bose. Uwiteka aramira abagwa bose, yemesha abahetamye bose. Uko kunyerera nuko guhetama, ibyo bintu byose bikorwa n'Uwiteka. Amen. Reka tugire Kristo icyizere. Kandi ubwo ari gukora uyu murimo, yiteguye gukora n'abaduteza amatwi akoresheje iki? Ijambo rye. Iri jambo rye nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzabenesha. Niko kuzatuma mureka guhetama. Abantu bakeneye guhindukirira Kristo bakava mu binyoma, ahubwo bagakurikira umwami w'ubugingo. Muvandimwe, iri jambo riraryoshye cyane. Aya masezerano y'Imana y'uburyo ariyo yikorera uwo murimo, igahetamura abari bahetamye, ikabemesha abari bagiye kugwa, ikabaramira. Na wa murimo Kristo yaje gutangaza yuko imbohe zibohowe. Yego. Abahetamye ubwo bagiye kwema, ubwo burya kwema no gukiranuka. Abantu bahabwa gukiranuka kw'Imana. Ni inkuru nziza cyane. Ariko ntabwo inkuru y'uyu mubyeyi irangirira hano. Ahubwo ngo hari umutware w'isinagogi wari uri muri urwo rusengero, abona uko Yesu akijije uwo muntu, maze avuga amagambo akakaye cyane arimo igitegetsi nyine nk'umuyobozi w'idini. Aravuga ati hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, abari muzamo mukizwe, atari ku munsi w'isabato. Mbese uyu mufarisayo n'umutware w'isinagogi ntabwo bavuze nawe umufarisayo cyangwa ari umusadukayo, ariko yari afite ubutware mu rusengero, afite ifuhe ryo gufuhira
ya migenzo yego kubera ko twamaze kubona ko imigenzo yabitemeraga ko umuntu akizwa ku isabato avuga ijwi ry'ubukana ntabwo yatinyutse Yesu noneho ahubwo yabwiye rubanda baje mu rusengero hariho iminsi 6 mubare muzajya muza mu kiriswe yego uyu mufarisayo cyangwa se umuyobozi w'itorero turamuvuga wiki. Urakoze cyane Eric kubw'iki kibazo kandi cy'ingenzi gikwiriye gukangura ibitekerezo byacu n'abatwumva muri rusange kwibaza umurimo Yesu Kristo yarakoze nk'uwatanze amategeko. Mu by'ukuri dukwiriye kubanza kwibaza ese Yesu watanze amategeko n'abitwaga ko bamuhagarariye uwari we yagirira ifuhe cyane yari Yesu Kristo, yari Kristo bwe. None niwe wakoze umurimo wo gukiza wa murwayi ryari ku isabato, ariko rubanda ndetse reka tuvuge ngo abayobozi b'idini bitorero muri icyo gihe wenda kuko yari umukuru ntabwo batubwiye igika yari arimo, ariko niwe wabaye inkumi kugira ngo abantu bataza kumva ijambo mu yandi magambo yabwira wakwita ko yifuzaga ko abantu bakomeza kuba mu buretwa, sibyo, bagakomeza guhetama, sibyo, ku meza ya Satani, wa mudayimoni agakomeza guhetamisha abantu, kubera ko impamvu birashoboka ko kimwe mu bintu byari bihari Yesu ubwe yitegereje uyu murwayi arareba abona ntabwo mu byo agiye gukora ari abamuzanye nta cyaha bagize bakoze, nawe ubwo umurimo akoze nta cyaha akoze, kuko wenda wadusomera muri Matayo igice cya 12 aya magambo twarayize, iki gitangaza nacyo cyahabereye twarakibonye igihe yasobanuraga uburyo isabato ikwiriye kuziririzwa. Uradusomera umurongo wa 12 twumve igisubizo Yesu yari yaratanze. Yego, ni igihe Yesu yakizaga umuntu w'imutsi ukuboko ku munsi w'isabato. Yego, umurongo wa 12 aravuga ngo nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Imana ihabwa icyubahiro. Amategeko ntabuzanya gukora neza none Yesu yarakoze nabi? Ntabwo yarakoze nabi. Kandi abadukurikiye nibongere bumve cyane ko icyo yashimangiraga mu mitima bwari uburemere n'uburetwa abayobozi batumvaga, kuko bari bameze nka nyamugijya nini wabwiraga mu Kristo ngo twihute, ariko batabasha kugira ate kwihuta, nikoreye umutwaro utabasha gutuma ntera intambwe, kubw'ibyo yashobora gusubira inyuma, ariko nk'umuri guturi kugenda gakeye. Uko abayobozi niko abayobozi bo muri iri tsinda nuko bari bameze. Reka tubwire n'abadukurikiye nabo bumve, abantu benshi nibategereza ko ababayobora mu madini atandukanye, ya madini ubusanzwe asanzwe agize ate ahetamye nk'uko twabibonye, nutegereza ko mbese Eric wakwitega icyo gisubizo kuri uyu muyobozi uyoboye idini n'usanzwe risanzwe rigize gute, n'icyo gisubizo azagwa uretse kubwira ko ibyo bintu n'uwo mucyo wadukanye ari ahubwo wishe amabwiriza y'idini. Rero abantu bakwiriye kwibaza ngo Yesu ubwe yavuze ko umurimo wamuzanye harimo kwemesha abahetamye. Twabibonye ni amasezerano Imana ubwayo yisezeraniye ko ari umurimo yo ubwayo ikora. Yesu rero yaba Yesu n'uwari waje gushaka umurwayi, Yesu rero yavuze ngo abazima sibo bashaka umuganga keretse abarwayi n'uyu munsi ubwo burwayi buhebuje ubundi bwose bwitwa icyaha. Yesu Kristo n'uyu munota ndetse no ku isabato by'umwihariko ijuru ryose riba ryamanutse byitaye kubiri kubera mu isi kugira ngo Imana itange imigisha ku munsi w'isabato. Aha rero rwose nta cyaha cyari cyakozwe dukurikije amagambo dusomye muri Matayo 12. Hari amagambo Yesu Kristo agiye gusubiza no mu mutware w'isinagogi. Yego, amagambo ari nk'ubukana ngira ngo Yesu Kristo amaze iminsi ahangana n'aba bantu, akomeza kubaramburira ibyanditswe byera, akomeza kubara amategeko y'Imana, abereka uburyo imiryango imihango cyangwa se ino migenzo bashyizeho igoramye. Noneho Yesu aramubwira ati mwandyarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazi turi inka ye cyangwa indogobe ye akayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira. Urumva igisubizo abajyana noneho abajyana mu mirimo yabo basanzwe bakora. None cyakabiri abantu bari buze kuzirikana igihe twigaga igitangaza yakoreye umuntu wari unyunyutse iki ukuboko, yarumvaga
ariko gushyira mu bikorwa kikaba ikibazo. Aba bantu kuko iki kibazo kitari ubwa mbere bakibajije, Yesu yaravuze ngo mumaze igihe kinini duhanganye mbere iki gikwiriye gukorwa n'ikidakwiriye gukorwa, mwakabaye mwarabonye ko ibi bintu bikozwe ku isabato bigize byemewe, kuko abantu barazikora muri musanzwe mukora kandi mukorera amatungo yabo, mukorera amatungo yabo. Cyagitangaza yari yavuze ati indogobe yawe iguye mu cyobo. Noneho Yesu avanye mu bintu bidasanzwe bishobora kubaho cyangwa ntibibeho, abazana mu buzima bwabo bwa buri munsi, bazikora mu kiraro, ziva mu kiraro mukajya kuzuhira. Kuhira no kugaburira, kuzuhira no kuzigaburira. Bagaburiraga amatungo, bakayikuraho iri, bagashorera bakagezaho, bakajyana mu rwuri, bakajyana kwirira ku mazi. Yego, ibyo ni itungo bakoreraga, berekaga amatungo cyangwa se ibyaremwe muri rusange, bakabigirira impuhwe, bakabikorera imirimo bigomba gukorerwa. Nyamara Yesu ati uyu muntu urwaye kandi uyu ko ari umukobwa wa Aburahamu. Yego, ijambo Aburahamu Yesu yakunze kurihanganiraho n'abayobozi b'idini, yerekanye ko ni umwana wa Aburahamu, kandi ubwo umwana wa Aburahamu byari bisobanuye ko afitanye isano nabo, ari uwo kwitabwaho, kuko afite uruhare ku gakiza, afite amasezerano y'Imana. Yego, none yamaze imyaka 18 aboshywe na Satani. Aboshywe nande? Ntiyarakwiriye kubohorwa ku munsi w'isabato. Ayo ni amagambo aya magambo y'umukiza biragaragara ko yumvikanishije uburemere bw'ubuyobe. Icyambere ni ubuyobe abantu bari bafite, kandi noneho by'umwihariko ijambo yakoresheje iki? Indyarya. Kubera ko burya indyarya ni umuntu uzi ukuri, akakwirengagiza. Ukuri bari bakuzi gushingiye mu byo basomaga n'ibyo bakoraga mu mibereho yabo ya buri munsi. Yesu aravuga ati rwose mureke uburyarya, ukuri ni uku nguku. Uyu mwana w'Imana mwebwe ubwanyu Satani yaramufashe, namwe muhinduka ukuboko kw'iburyo k'umwanzi, kugira ngo mubuze abantu kuza kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ribohora, rya rindi Yesu yavuze ngo uko kuri namwe nimukumva mukakugumamo. Cyari ikibazo, kuko n'ubundi iryo somo ryatubwiye ngo Yesu abwira abayuda bamwemeye. Simumva, ni abamwemeye, kuko hari n'igice kitagize gute. Icyo gice kitamwemeye ntabwo kibwirwa. Wowe niba umuntu ashobora kwicara akavuga ngo njyewe nzakora ibintu kubera ko numvise umuyobozi yabikoze gutya, urabizi neza ko yemeye nde? Kristo. Niba ataremeye Kristo, nta kindi azakora uretse kukuryarya. Ariko umuntu guhera uyu munsi abasha kumva ijambo rya Kristo, kandi Yesu aravuga ngo uyu munsi numva ijwi ryanjye ntiwinangire umutima. Yesu yifuza kwerekana ko umuntu afite agaciro kenshi kurenza itungo. Itungo Yesu ntabwo yarigiriye ku musaraba, ariko iyo dusomye muri Yohana igice cya 3:16, kubera urukundo Imana yakunze abatuye isi bose muri rusange, abantu byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, uwo niwe Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atazagira ntabwo itungo ryizeye. Ariko rya somo twasomye muri Yohana igice cya 14:11 aravuga ngo nimutanyizezwa nuko babwiye ko ndi muri Data, byibura mwizezwe. Itungo kubera ko ritizera, yari yagize umugisha. Uyu mubyeyi arumva, noneho amaze kumva, burya birashoboka ko umuntu ashobora kwibaza, none Eric, ese ahari itorero ryose ko umuntu ashobora guhita yibaza ko mwavuze ko umugore avuga itorero, ese buri itorero ryose ryahinduka rikumvira umukiza? Ibyo bintu birashoboka cyane. Hari itorero ku bantu bagenda bakurikira, merutse gukurikira kuri televiziyo imwe muri Brazil. Hari itorero rwose abantu bafashe ibyanditswe byera, bariga, baracukumbura, bacukumbuye basanga kimwe na Yohana Munyana wanditse igitabo cy'umugenzi, basanga kimwe mu byaha byinshi bakora harimo n'icyaha cyo kwita isabato. Basanga icyo bakwiriye gukora ni uguhindukirira ukuri bamaramaje rwa rusengero izina ryari rihari barikuyeho,
barangije kuko bitasabaga ko kuko itorero ryose uhereye ku mukuru wabo uhereye kuri pastor yafashe icyemezo abanza mu mazi baramubatiza abyarwa n'amazi n'umwuka ngo Yesu yarabivuze noneho nk'ikimenyetso cy'uko yihariye mu mutima yabihamishije kujya mu mazi urwo rusengero barahindura aho kugira ngo bagumisheho izina ryari risanzwe rihari uyu munsi warone handitseho abadivantisi umunsi wa kangahe wa karindwi rero ntabwo cyaba ari igitangaza kw'itorero ryose ryari risanzwe rihetamye ryakumva ukuri rikabohorwa ryarangiza rikema rikumva ryemye icyakora wenda ibyo bintu kubera ko inshuro nyinshi kuko batubwiye ko Satani ari we uhejeje abantu mu bubata burya Farawo ntiyabwo yigeze akundira Abisirayeli ko bagenda byishimiye n'ikimenyimenyi igihe bagendaga yagize ate yarabakurikiye urumva uko kubakurikira birasobanuye ngo uretse n'ishyanga ryose nawe ubwawe nufata icyemezo cyo kwegurira Yesu neza ntabwo wenda abantu twakunze gukoresha kuvuga ku isabato cyane ariko abantu bafite ibyaha byinshi bafite imico myinshi ibusanyije na gahunda z'Imana iyo mirimo ya kamere yose igaragara abantu bazasome mu Bagalati igice cya 5 uhereye ku murongo wa 16 kamanuka bazabibonamo neza ko iyo mirimo ya kamere ikigaragara mu mico yabo umutima wa kamere w'ubwawo bafite n'umwanzi w'iki n'umwanzi w'Imana uwo mwanzi w'Imana ukeneye kubohorwa kugira ngo noneho ibyo biri mu mitima bigomororerwe Kristo rero abantu baramutse bahindutse umuntu nafata icyemezo ntabwo akwiye kwibaza ngo nzafata icyemezo ari itorero ryose ryagize ryahindutse kuko ibyo bintu ntibizemera kuko n'ahanga abayobozi b'itorero ubwabyo Yesu avuze ko ari indyarya kuko bumvise ukuri ariko ntibagushyira mu bikorwa kandi kutumva ukuri umuntu natumva ukuri ntazamenya ukuri kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri kandi kwizera abantu nibakomeza gutera umugongo ijambo ry'Imana no kwizera ntako bazagira kuko dore kwizera kuzanwa cyangwa guheshwa no kumva kukazanwa n'amagambo ya Kristo none abantu banze kumva amagambo ya Kristo ariko birirwa bumva imigani mihimbano y'abayobozi babo bamwe na bamwe n'amabwiriza agiye atandukanye kuko urumva nko muri iri teraniro uyu muyobozi yarabwiye abantu ko abafite ibibazo badakwiriye kuza muri urwo rusengero ubwo yasaga naho umwumvise watekereza ko yifuzaga urusengero bura rw'abantu batungana sibyo badafite ikibazo mu mirebereye ubwo mu mirebereye yatekereza ko abo yabonaga nk'abafite ikibazo badakwiriye kuza ariko abo yabonaga ko badafite ikibazo burya nibo bari bafite iki nibo bari bafite ikibazo kuko abantu barabyibuka ayo magambo twarayasomye muri Yohana igice cya 9 abantu barabyibuka ko mu gice cya 9 igihe Yesu Kristo yahumuraga impumyi yabwiye abafarisayo arabwira ngo nuko rero ubwo muhumye mwebwe cyangwa se muvuga ko nta cyaha mufite mukaba muhumye ariko mukaba mutabizi ko muhumye mwebwe icyaha cyanyu gihoraho kuba umuntu yibwira ko hari icyo ari cyo hari umucyo afite kandi ari ntawe nyamara n'uwo afite atawukurikiza ni umunyabibazo kurenza abandi Yesu rero yifuzaga kongera kwerekeza imitima y'abamwumva ko igitangaza cyose reka turashimira Imana ko amaze kuvuga ibyo twasuye muri Luka igice cya 13 umurongo wa 17 amaze kuvuga atyo abanzi be bose baramwanga abantu bamwajwe n'iki n'amagambo ya Kristo hejuru y'ijambo rya Kristo reka mbwira abadukurikiye hejuru y'ijambo rya Kristo abanzi bose umwanzi wa mbere ufite ni Satani amwari imbere y'ijambo rya Kristo niyo mpamvu akoresha imbaraga zose kugira ngo nunaryumva atere ukuboko kwawe kuba kunyunyutse utarishyira mu bikorwa ariko ibyo bintu byose twabonye neza ko Imana ishimwe Paulo yaravuze ngo Imana ishimwe ko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo abanzi bose baramwara barangije batangarira ayo magambo abahateraniye bose bashimira imirimo myiza itangaza yose Yesu Kristo yari yakoze abagukikije bazanezezwa no kubona uwarahindutse noneho impumuro itanga ubugingo bazanezezwa no kwibaza ngo byagenze bite mbese ni irihe banga ryabaye kandi guhera ubwo
amasezerano y'Imana, wa mwana, wa mukobwa, wa muhungu, wa mupapa, wa muntu ukuze n'ukiri mutoya wakurikiye iki kiganiro, nawe abantu ijambo rya Kristo rizamutera kuba yemye. Amen. Reka ndarikire bene data bafite ikibazo ku mucyo w'isabato, yego, bakaba kandi bitwaza ibya Kristo ko ariwe waziruye isabato, bongere basuzume neza icyo Kristo yakoze kuri uyu munsi w'isabato tumaze kuvuga, igihe akizaga umugore uhetamye hano muri uru rusengero. Turabona umufarisayo cyangwa se umukoresha umutware w'isinagogi niko bamuvuze, atanga itangazo yuko ari iminsi 6 y'imirimo abantu bakwiriye kuza bagakirizwamo. Yego, Yesu Kristo atubwiye imiterere y'abicyo gihe, abakuru b'urusengero, babandi bakomeza isabato mu buryo twakwibwira yuko ari bwo buboneye, arabamwaje. yego, kuko ngo baramwaje. Bavuze ati ese ko mufata inka zanyu mukazijyana mu rwuri, ese ko mufata indogobe zanyu mukazijyana mu rwuri? Ibi bintu abantu badukurikiye nizere yuko bafitiye icyizere Yesu Kristo, ko ari uvuze yuko burya mu gihe cya Yesu aba bantu bari bafite imirimo bakora ku isabato. Yego, Yesu Kristo ntabwo yagize ikibazo ko hari imirimo ikorwa ku isabato ngo yegerewe ikibazo, ntabwo yabigizeho ikibazo, kuko itegeko ry'Imana rirasobanutse yuko umurimo wose ukozwe ni umurimo wo mu nyungu zacu bwite, ugiye kutuvutsa gusabana n'Imana. Ariko kandi imirimo itabasha gukorwa ku yindi minsi yemerewe gukorwa muri iyo minsi, nko kugaburira amatungo, ndetse barabikoraga. Ahubwo Yesu asanga ntabwo bita ku bantu, kandi isabato yararemewe umuntu. Icyo nicyo kibazo Yesu Kristo yarahanganye nacyo. Rero mwene data, waba warabeshwe n'abatware b'idini yuko Yesu Kristo yakuyeho isabato agatangira gukora kandi abantu batarakoraga, Yesu Kristo anatweruriye ko abantu bakoraga, ahubwo ikibazo ntabwo bakoreraga umuntu, kandi Imana yifuza yuko umuntu akorerwa icyo ari cyo cyose cyamuzanira ubuzima bwiza, cyatuma umubiri we ugubwa neza nk'uko umutima we uguwe neza, nk'uko tubibona ko ari icyifuzo cy'Imana mu gitabo cya 2 cya Yohana igice 1. Rero nshuti zanjye bavandimwe, iki gice cyadufasha guhumuka amaso, bitubeshyere Yesu yuko hari imirimo mishya yazanye gukorwa itarakorwaga, ahubwo aje kwerekana yuko umuntu afite agaciro cyane mu maso y'Imana, akwiriye gukorerwa, akwiriye guhabwa serivisi zamufasha kubaho neza, azikeneye cyane kuruta uko amatungo abikeneye. Ndumva ari ikintu kibaye clair cyane muri iki gice tuganirije uyu munsi, kandi ndarikira bene data cyane rwose kugira ngo bigirire ijambo, bongere barisuzume, bibaze ngo koko se burya mu gihe cya Yesu imirimo yakorwaga, amatungo yajyanwaga kurisha. Imbere y'ijambo rya Kristo, baba abayobozi b'idini, baba imiryango abantu babamo, kuko twabonye ko ishobora kuba ikibazo, nibakoresha ijambo ry'Imana. Kandi abantu ntabwo umugambi w'Imana kugira ngo abantu bamware, ahubwo no kugira ngo abantu bose bumve ukuri, nibarangiza bahindukire kuri umurimo wo kuba batura, noneho nabo babaturwe na Kristo, bareke guhetama beme. Uwo mutwaro wahitamishaga abantu, ara abantu barimo yadutuye umutwaro ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, ngo rero tugenda twema. Abantu bakeneye kwema muri Kristo Yesu. Kandi rwose dusoza Eric, ndifuza ko dusoreza ku masezerano meza ari muri Zaburi ya 44 umurongo wa 12. Zaburi 84 umurongo wa 12, hari amagambo meza avuga ngo kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira, Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Imana hawe icyubahiro, kuko Uwiteka Imana ari izuba akaba n'ingabo igira gute, ikingira mu buryo bwose, ibitero byose umuntu agabwaho afite uburinzi asezeraniwe n'iki n'Imana, kandi kirenze ibyo ntazagira ikintu cyiza yima abagenda bemye. Abamaze kwema, abakiza bagize umugisha wo kubana nawe, nta kintu cyiza na kimwe Imana izabima. Nishima ko
kubwo gukurikira ukuri hari ibintu ushobora kubuzwa byo muri ubu buzima wafata nk'inyungu zawe runaka, ibyo bintu kuba Imana yabishimye, ibyo bintu byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Abantu dukwiye guhitamo Kristo aho guhitamo imigani y'abantu. dusoreza n'isengesho. Reka dusoze dusenga. Urakoze Mwami Imana yacu kubw'ijambo ryawe utuganirije, uhabwa icyubahiro. Umwami Satani yazanye icyaha agikuye mu ijuru, amanukanye nacyo, ntiyashimye kukigumana wenyine, yatwikoreje umutwaro uremereye cyane w'icyaha. Ariko reka tugushimire ko wakoze icyo tutabasha kwikorera, ugatanga umwana wawe kugira ngo nitwumve ijwi rye, akoresheje ijambo rye aduhetamure, adukureho imitwaro tutabasha gukurwaho n'ikindi. Tugushimira ijambo ryawe Mwami Imana uduhaye. Abadukurikiye ndetse natwe twumvise uburemere bw'uburyo wifuza kudukiza. Reka imitima yacu uye gufunguka, maze winjire mu mitima yacu, wemeshe abahetamye kandi udukize icyaha, udukize kutizera kwacu. Twisabye mu izina rya Yesu, amen.